turashimira ingabo na polisi zagize neza, zatekereje igikorwa cyiza. Nanjye mu mbaraga nk'izanjye nzakomeza gutanga umusanzu wo kurerera igihugu, wo kurerera u Rwanda. Burya iyo waryamye neza umutekano uba waje. Kuba raporo zitandukanye zishyira ku isonga inzego z'umutekano z'u Rwanda ko zizewe n'abaturage bifite ishingiro, kuko usanga hirya no hino mu gihugu izo nzego zifatanya n'abaturage mu bikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'igihugu. Izo nzego kandi zinakora ibikorwa bigamije iterambere n'imibereho myiza y'abaturage binyuze muri gahunda y'ibikorwa bihuriweho bikorwa buri mwaka na polisi n'ingabo bigamije guteza imbere umuturage. Polisi y'u Rwanda n'ingabo z'igihugu RDF zatangije ibikorwa by'uyu mwaka tariki ya 17 Werurwe 2025 bikazamara amezi 3, aho bifite insanganyamatsiko igira iti ubufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano mu kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 31 n'imyaka 25 y'imikoranire na polisi y'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aragaruka ku bizibandwaho muri ibi bikorwa. Uyu mwaka ibikorwa ni nk'ibisanzwe dusanzwe dukora, nuko gusa bigenda noneho bigeraho bitari byarageze ku myaka yabanjirije, ariko biribanda mu kubakira abatishoboye. Hateganyijwe ko imiryango 70 izubakirwa, hateganyijwe kubaka amarerero y'abana 10, ubwo ni hirya no hino mu gihugu. Biteganyijwe ko hazubakwa ibiraro 13 hirya no hino mu gihugu, hazubakwa imiyoboro y'amazi 9, ndetse hazabaho no gutera inkunga amakoperative atandukanye y'imboni z'impinduka, ariko hazabaho n'ibikorwa bizwi nk'isuku n'umutekano, nabyo bifite aho bihuriye na ya mibereho myiza, ubuzima bwiza, isuku. Ariko nanone hari n'ikindi gikorwa cy'ubuvuzi. Abaganga batandukanye baturutse mu ngabo z'igihugu bazifatanya n'abaturage, bafatanye n'izindi nzego mu kuvura abaturage bafite indwara zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze baragaruka ku kamaro k'ibi bikorwa bikunze gukorwa n'inzego z'umutekano biganisha ku mibereho myiza n'iterambere ry'umuturage ndetse n'uruhare rw'umuturage mu kubibungabunga. Nk'uko mwabonye abaturage bari batewe inkunga bayishimiye cyane, natwe twishimye, ifite aho izabakura n'aho izabageza. Twashatse ubutaka ubuso bugera muri hegitari irenga tuzabagurira bakazajya bahingamo, umusaruro bakuyemo bakagurisha bakagabana. Aha navuga ko ari kuri iyi nkunga murimo warabonetse. Hari ibindi bikorwa inzego z'umutekano zagiye zitera inkunga abaturage ba hano. Hari amatsinda hari agera muri 17. Ayo matsinda ariko harimo abacuruzi, hari n'abahinga. Ubona ayo makoperative ko agera muri 17 bose ubona ni amakoperative meza, ubona biteje imbere, batakigira na ya migambi yo kongera kwambuka kunyura mu nzira zitemewe n'amategeko. Nkabona rwose ibikorwa by'inzego z'umutekano bakora ni byiza cyane kandi twishimira. Hari igikorwa amaze kutugezaho nk'ikigo mbonezamikurire kiri ku kigo cya Groupe Scolaire ya Gitare ya 2, kirimo abana 85. Kuva kihagera kimaze imyaka 3, ariko iyo hageze kasanga ubwana buto buri muri kiya kigo mbonezamikurire, ubuzima bwarahindutse, ababyeyi barishima, hakabaho korwa nyamukuru cyo kurwanya igwingira. Ubona rero ubuzima buhinduka kubera nk'icyo gikorwa twamaze kubona. Hari indi koperative tugira y'imboni z'impinduka, abana b'abasore bavuye muri bya bigo ngororamuco bya Nyamagabe na Iwawa. Dufite abana 36. Abo rero hari inkunga polisi yatugejejeho ibaha miliyoni 10. Izo miliyoni 10 baziguzemwo ibikoreye imashini zibaza, ubu bakora ububaji, bamaze kwiyubaka. Buri mezi 2 boroza abagenzi babo. Ziriya mboni z'impinduka ubuzima bwarahindutse. Ibyo aba baturage bagaragaza abashyitsi badusuye kuri iki kibuga, bo rero babigezeho, bamaze kubyinjiramo, ntabwo bakirembeka. Ubu ni imboni z'impinduka, kandi si mu magambo, ni mu bikorwa. Cyo nshimira inzego z'umutekano, mu by'ukuri
ni ukwita ku nyungu z'umuturage, zimucungira umutekano, zimukorera ibishoboka byose kugira ngo agire ubuzima bwiza. Cyane cyane hari nk'abaturage bari muri uyu mudugudu mbere y'umuyobozi, hari abahawe inka, hari abubakiwe amazu. Rero nk'abashima mu by'ukuri icyo gikorwa, iyo umuturage atekereza neza, afite umutekano, abayeho neza, bituma atajya mu zindi ngeso zakwangiriza umutekano. Nkabashimira rero ubuyobozi bw'umutekano mu by'ukuri kuri icyo gikorwa, kuko abaturage uyu munsi bafite aho byagiye bibavana bibageza n'ahandi. Nkagira rero ngo n'abandi n'ubundi bajye bakomeza, kuko icyo kintu gituma hari iterambere mu rwego rw'igihugu no mu baturage bwite. Dufite amarerero muri uyu mudugudu, amarerero agera muri 3. Ababyeyi benshi basiga abana muri ayo marerero, bigatuma abana batazerera, bikadufasha kugira ngo abo bana bagire imitekerereze myiza. Ubwo rero tukaba dushimira inzego z'umutekano ubufatanye bwazo n'abaturage, kuko bituma abaturage biteza imbere kandi abana nabo bakagira indangagaciro yo kutazerera ngo bate umuco wacu wa Kinyarwanda. Ubutumwa bwa mbere bwiza ni uko inzego z'umutekano twese turazubaha, turanazikunda, kandi bafite na cya kigereranyo kijya gikorwa na RGB, mubona ko inzego z'umutekano ziza imbere. N'abaturage bacu inzego z'umutekano barazubaha cyane. Uruhare rwabo ni uko babibungabunga neza, bakabifata neza, bikagira agaciro, bagaha agaciro ibyo bahawe. Icyo twebwe nk'inzego z'ibanze dukangurira abaturage ni ugufata neza imitungo kugira ngo batasubira aho bavuye, ahubwo bakomeze gusigatira ibyo bahawe, cyane cyane nk'inka n'amazu bagiye bubakirwa mu nzego n'inzego z'umutekano. Tubaha inama zo kubifata neza, kuko kugira ngo bakomeze gutekereza neza no kugira ngo biteze imbere. Bamwe mu baturage bahabwa ibi bikorwa bashima akazi k'inzego z'umutekano zikora ko gucunga umutekano, zikongeraho no gukora ibikorwa bibafasha mu iterambere ryabo, ndetse bakanakebura bagenzi babo babifata nabi. Burya iyo waryamye neza umutekano uba waje. Iyo bakubakiye, iyo uri kurya umeze neza, urumva niba batwubakiye akarima k'igikoni, niba batwubakiye ECD, niba noneho bikarengaho na wa mutekano bakora umunsi ku munsi wa nijoro, urumva rero umutekano umeze neza muri twebwe. Mbere ya byose ndabanza gushimira inzego z'umutekano, kuko uyu munsi wa none kuba ndiho ntuje ndyama ngasinzira, ni inzego z'umutekano zampaye umutekano nkaba ndi gusinzira. Ikiyongereye ku mutekano, mwampaye inka ntayo nari mfite, mumpe nk'imwe. Uyu munsi wa none mwampaye inka kugira ngo niteze imbere, impe amata, impe ndetse n'icyayo mbashe kwikenura. Rero ndabashimira cyane ko mwampaye, hari aho mwankuye naho uyu munsi ngeze. Ngewe iyo nsohotse mu nzu nkabona inka iri gukinana n'icyayo, numva ko nta wamfata ngo sinshobore kwikura ku mugozi cyangwa se ku ideni. Naguraga amata, ariko uyu munsi niyo yaba ari litiro imwe nyikuramo nkanywa icyayi, ntago naribwa n'igifu kandi nkiri gukama. Nahawe inka, iyo nka mbona ko nanjye inyungu, imbaraga zanjye naha igihugu n'abanyarwanda ari uko navana abana mu midugudu nkabahuriza iwanjye muri iri rerero, hanyuma nkajya mbaha amata akomotse kuri ya nka nahawe n'umutekano. Ndabashimira rero, ngashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngashimira inzego z'umutekano, polisi n'ingabo. Kari mu butaka burimo ifumbire. Ndi umurezi wigisha abana batoya guhera ku myaka 3 kugera kuri 5, nigisha muri ECD. Ndashimira cyane cyane Leta y'u Rwanda yashizeho iyi gahunda, akaba n'igikorwa cy'abapolisi, akaba yaratwegereje ECD. Nkanjye nari ndi mu rugo, ariko nahise mbona akazi mbasha kwigisha abana. Iyi ECD ya hano yafashije ababyeyi cyane cyane kuzana hano abana, bigatuma nyine abana bakura bafite ikintu bazi, ndetse n'ababyeyi bagakora inshingano zabo mu kazi kabo ka buri munsi. Umwana kuba yagiye ku ishuri
ugakora imirimo nta kibazo, ugakora ibyo ushaka byose, ukahira, ukagira ute, imirimo yose akazataha wayirangije. Umwana wize muri ECD aba atandukanye cyane na wa mwana uba uri mu rugo, kuko iyo yize muri ECD aba azi kubana neza n'abandi bana. Hano muri ECD aba yarahigiye ibintu byinshi, kubana n'abandi, kuririmba, kuba yakwivuga, aba ari wa mwana umenyera sosiyete. Iyo yimutse mu kindi cyiciro akajya muri nasari ya mbere ntago bigorana cyane, kuko hari ibintu byinshi aba yarakuye muri ECD, azi kuvuga. Mbese umwana uvuye muri ECD aba ari wa mwana uba uzamutse neza kurusha wa wundi uvuye mu rugo akaza hano ku ishuri. Umwana yarajijutse, yagiye atazi kuvuga neza, ariko ubu umwana ari kuza akavuga ibyo bize. Jesus say, I'm the way, the truth, and the life. Mamagarira kumana, mamagarira kumana, musabe imbabazi, namara kumbabarira sinzabisubiramo, mamagarira kumana. Mu gusoza ikiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aratanga ubutumwa ku bagenerwabikorwa ndetse akanabibutsa uruhare rwabo mu mutekano, kuko ari wo shingiro rya byose. Ibikorwa bizasoza bitwaye amafaranga arenga miliyari 2,700,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Kubaka no gutunganya ibikorwa bigahabwa abagenerwabikorwa ni kimwe, ariko kubirinda, kubibungabunga no kubitunganya kugira ngo bizarambe kandi bigere ku cyo polisi n'ingabo z'igihugu bifuza ni ikindi. Ubwo rero nicyo dusaba abaturage ko ibikorwa, ibiraro, amazu y'abatishoboye ni ibikorwa bigomba kubungabungwa kandi bigashyigikirwa, ariko binafashe kugira ngo byubake imyumvire y'uko umutekano tuvuga uyu munsi ni mugari, kuko uhera mu ko umuntu abayeho n'uko umuntu akora akazi ke ka buri munsi.